kwimenya ni iki? Kwimenya ni igihe urebye amenyo yawe bitewe n'ukuntu ameze ukamenya ko ari gusekesha cyangwa ari kurisha gusa. Kwimenya ni igihe wumvisha ijwi ryawe bitewe n'ukuntu rimeze ukamenya ko ari ryo kuririmbisha cyangwa ari ryo kuvugisha gusa. Ko abantu baririmba kugira ngo bahore barahuza. Kwimenya ni iki? Kwimenya ni igihe umukobwa ahindukiye akareba ikibuno cye bitewe n'ukuntu kingana akamenya ko ari ryo kubyinisha cyangwa ari ryo kwicarisha gusa. Kuri centre haba uraza kumufunga kumukora bloke amakosa akomeye atashaka gatebasa. No. Bari mu modoka y'abandi bararwara amaso kabisa. Bari barareba ikiganiro kitararangira. Eje bareba niba ari umwana niba ari umugore. Zikana cyunze ngo ndebe. Gaga uzi yuko nta muntu ushobora guhereza. Miko. Oya ngiye y'umurandebye cyane iranunga. Menya bume bari kuvuga ati wa mukobwa uvuga nk'isadi. None naje nambaye ibintu birebire ngo abayambaye ibintu ngo bire ngo bigize ngo abayambaye ibintu ngo bitamufashe ngo kukiyambara kuri ndabihinde ngariko se ngo uyunga hora yambaye ibintu bicutse amaboko ndabigira none se ubwo ikibazo cyaba kiri kuri bo gusa ikintu nababwira cyo ni bibareba bambaye imikenyero ikintu nababwira cyo sabe kuri bubiteke ngewe ubu nta bibazo nkigira uko bitekereza kose uko bifata ntibikureba pe we ntibikureba umva nakazi kawe ngewe nuko namba ngo ni umusiramu ngo dore ukuntu yambaye webyo ntibikuragumana ubusiramu bwanjye nandi umusiramu ku mutima sibyo ndanasenga birenze no kurusha bari ababitangiye tujye dushima umuntu akiriho niba umuntu yarakoze ikintu cyiza kimubwira akiriho ndabona ukuntu iyo umuntu yapfuye bamupostinga akaba aribwo bibuka ngewe umuntu utampostinga ndi muzima suzapime gufata ifoto yanjye upostinge napfuye ngo naragukundaga ngo ugaga ngo yavugisha gukuri ndakwiyamye bimbwira ubu ngubu cyangwa ubyihorere abanzi nyarwanda ugiye gufungwa wakoze iki ngo navuze umuntu ngo namudisinze ngo bagiye kunjyana mu nkiko mu kiganiro cyane wavuze umuntu bagusaba gusabira umuhanzi yigwa navuze umuhanzi ebani biba birebire ngo management ye ngo yasaze ngo baranjyana mu nkiko ubu ni amazina yanyu ngiye kujya mvuga nzambavuga simvuga izina ryawe abanzi nyarwanda ntago muzi showbiz ngerekanye mbakuriragaho ntago muzi showbiz man wa munara kuvuga ngo yamvuze akajya kurega nk'umwana man ubwo maze bakaba bari aho ngaho ngo showbiz nagitera imbere se gute nawe giye murimo nta gufata kabisa bamuvuga kana kabyimba ngo bamvuze ngo ngiye kujyana mu nkiko kambabwiza ukuri sha umva murababaje n'iki ngo nagiye muri ri showbiz bikonje sibazi gushaka amakuru sibazi gutwika sibazi gutanga amakuru baba baraho ngo nifungagura ngo marinete ngo amafime ngo yigiza ibyo rero ngo kabuzi ngo bw'abantu bari gukunda nago bagukunze ariko n'umuntu wenda n'urugero yarateruye hano akazamo trapeze akaba afite triceps akaba afite triangle hano none wabona amaboko atari kumukoraho ariko mutipe ngariyemera ntago yiyemera yakoze umubiri my friend ariko bona abantu bakeneye kwaguka no kubohoka buriya nanubwo abakire bavuga nk'abakene buriya ntazakobeye umuntu ava Gikongoro yitwa Karori akagera Kigali akamwita Sharire ubwo amaze kugura tagisi yamara kugura Veito akamwita Charles amashimwe se y'abakire nayo bakene ujye ubona ari kimwe umukene araza ubwo nikira kamana murashima imana yambwiye ngiza mituweli mugimana kunukuri munange imana bitatu kumitegura mituweli kumumera mariko amagambo aracucikiranya ntunayumve ariko umukire araza praise the Lord kandi ubwo niyize nabwo umushumba ko nzajya hanze excuse ubwo ni iri gukubitana umugeri n'ibintu by'umureti kuri petit déjeuner yafashe wirakara nawe utangiye gutura ubwangati bw'ibijumba wajuriye turihangana abantu rero nibare ihanganire mu gihe urimo nubona umuntu ari bogari nubwo ngari ku musore ngo manza yifotoza yirya nagerageje kwifotoza birahanga Shadiba arabikora mvandi none ariko Shadiba acumuza abantu acumuza n'ubu ntibari bari ku rufatiro guteze
none se ubundi gute abacumuzi bimeze bite ko ndeba wagaritse umwogo Juni wane yifira aha ngaha ndahaze ese ukwisere undi muntu ushonje ye abari muri guma mu rugo I Kigali batakumerera nabi Kigali iraryoshye Erika Rasco Beach kwa muri wese Kongo turi muri Kongo amasamaka araryoshye ifi imeze ite Juni iraryoshye yo kapfu Tried it. birashoboka uyu mubiri niyo mpamvu hari umugabo w'umukozi w'Imana babandi bika ngo ni Archbishop okay umunyakenya yari yaje turimo turajya kuri Omega Church bakiri kwa Rubangura tuzamuka ama escalier ambwiriza afite ibyanditswe byinshi Julian, yes, you know the Bible says in hallelujah in Hebrews, yes 12 ni hallelujah tugeze hejuru duhura n'umukobwa uremetse nanjye nzi kureba dore umuntu nanjye narebye ndavuga no Imana ishimwe ari nyabanyarwanda nawe rero azi kumanuka imanukaga gahora ate umugabo yanyikishije icyokere the Bible says in hallelujah yeah turazamuka dukubitana nawe amurebye ati because ntabwo nihanganye narasetse ndaseka umushyitsi arabibona ko musetse abona ko namufashe ahita arahagarara ati okay Pastor Julian ngo that is called ngo icyo cyitwa umubiri ndabaza ni why ngo uyu ni umukobwa cyangwa ni jini ndamubwira ni umukobwa ati ni Ethiopian cyangwa Rwandese ngo no ariyongeza aragira ngo she's beautiful umva icyantangaje maze kumuseka kweri nini atarambira toke dukomeze ngo tujye kugera kuri Omega ati harya navuga giki none hambajije ati ndashwanye ndamubwira ni Archbishop nawe se ati nanjye abantu bizi imibare imibare ni isomo rikomeye abanyabwenge n'imwiga imibare irayo n'umuntu utavugirwamo afite ubwenge yakuye ikuzimu cyatinze tumugashakira agatelefone yaba karashwandaraye yaba motoroba yaba bira bitelefone bya Samsung binini cyane urabibona niyo ufite iyo cyabura aniyo ngota nanjye ni nyesebura kwinyesura byita gutera akabari agita gutera akabari kwinyesebura nyine imiryango yose iteraniye hano hari impamvu yayo yose ishobora gutuma aba bantu badasezerana utabivuze ndasaba ijambo
ngwino umbwire yahageze Tigo yahageze Tigo yahageze Yesu hareka ibinda no iyo kumenya He tried it. narongoye kuwa kane kuwa gatanu kuwa gatandatu narapfa n'ikibijumba birapfuba n'inzu moto bimwazira imbere ibyago